mu Rwanda abatuye mu mudugudu wa Kibiraro Inyarutarama mu mujyi wa Kigali baratakambira ubutegetsi ngo bubimure bwubahirije iby'amategeko ateganya. Ni mu gihe bwahaye abahafite imitungo iminsi 2 gusa yo kuba bimutse, naho abahacumbikaga bo bwatangiye kubakuramo. Ibi byose birakorwa kubera ibibazo bavuga ngo ntibishingiye kubiza, ariko abaturage bo bakavuga ko ari ubundi buryo bwo kugira ngo babirukane mu mitungo yabo. Ubwo rero turabona hirya no hino hari abameze nk'impunzi mu gihugu cyabo, cyane by'umwihariko kuri uyu wa kane bigaragara ko abacumbikaga hano Ikibiraro batangiye kubasohoramo kugira ngo barebe ahandi bajya gucumbika. Ugutegeka ni ukubwira uko ari ubigenze. Ntabwo navuga ngo ngewe ndumva itegeko ryankorera ritya, ibyo nifuza ntabwo nabibona. Ariko rero kwimurwa abantu twese twaturutse mu cyaro, twaragurishije imitungo yacu tuza kubaka ino, baduha ibyangombwa byo kubaka, badukura mu kajagari, badutegeka gushinga koperative turayishinga, dusaba ibyangombwa by'ubuzima gatozi turabubona, abacuruzi bajyamo, abacuruza imboga n'imbuto bajyamo kuko ari byo twasabye. Ahubwo kwimurwa gutya giturumbuku ntabwo nabyumvise neza. Niba hari ababyumvise neza ntabwo nabyumvise neza kwera. Icyifuzo cyaba iki? Icyifuzo nuko batuha ingurane tukabona ingurane yacu. Nese ntibadutegetse gushinga koperative itagira kirengera. Baduhaye ibyangombwa se by'imitungo bidafite agaciro. Turayifata uko biri, ariko baturenganyije. Icyifuzo cyane nuko baduha amafaranga nk'abapangayi, bakaduha tukagenda tukajya gukodesha ahandi cyangwa tugataha. Bose wifuza nk'amafaranga? Ngiye ku cyanjye giti mfite abana 5, ndi umumama, bamaye 60 by'amezi 2 nagenda. Niyo wari warishyira? Yego. Aha mpagaze ni Inyarutarama mu murenge wa Remera mu mudugudu wa Kibiraro, hamwe mu hateje ibibazo mu mwaka ushize 2022 ubwo bimuraga imiryango isaga 1,400 bavuga ko bari batuye mu kajagari bakabajyana mu Musanza. Ariko muri Kibiraro ya mbere nanone havutse ikibazo cyo kwimura abandi baturage bahari, bakavuga ko bababwiye ko bagomba guhita bahava kubera ingaruka zibiza bishobora kubagiraho izo ngaruka, kuko hirya no hino mu gihugu harumvikana impfu za hato na hato hegera igishanga. Ariko abaturage bakavuga bati tuhamaze imyaka isaga 20, ni gute batubwira ngo ibiza biraza uyu munsi kandi twari dufite abashoramari bagomba kutwimura baduhaye amafaranga. Bakavuga bati ni gute twebwe dukikijwe n'ama etage twebwe bakabagiye kutwimura. Bakabavuga bati buriya hari ukuboko kundi kubyihisha inyuma. Reka radio Ijwi rya Amerika nkuko twamye dukurikira ibibazo tugomeze dukurikirane, tuze kubabwira iherezo ry'iki kibazo. Rwose mutuvugana turabijyana he?